Sami urebye match ya Watara iheruka kuri basezera equipe ya Police Watara arahengetse ku ruhande ni kigaragaza ko nta kibazo afite kwa muhindurira umwanya kurwanira ibitego gutsinda ibitego byinshi ubona ko atari cyo kimuri mu mutwe n'ibintu avugaho cyane. Urebye na travail akora mu kibuga no umukinnyi wa groupe kuruta ukuntu ari umukinnyi we ku giti cye kuko abo bakinnyi babaje mu kwezi kwa mbere bitezweho ibintu byinshi usanga bafite pressure yo gutsinda ibitego kuko barabizwa ko bagiye muri equipe. Umukinnyi uguzwe mu kwezi kwa mbere akenshi bari quick fix kuvuga ngo hari ibyo tutabonye muri phase mu bakinnyi twe dufite dukeneye umukinnyi ushobora kuza akaba yakora ibyo abandi batakoze akaduha ibitego sirutu nko kuri PR ibikeneye ibikombe kameme kuko APR ikeneye kujurira gusubira mu mashanwa nyafrika kugira ngo ibyitakoze umwaka ushize hamwe n'aba bakinnyi bari bashya benshi mu ikipe ya APR bamaze kumenyerana barebe ko wenda bakongera bagasunika bakareba ko bagera mu matsinda barota. Kuri ekipe ya kuri Watara icyo namaze kumubonaho n'umukinnyi ni nk'abakinnyi benshi bo muri West Africa kuko abakinnyi benshi bo muri West Africa baba bafite icyo kintu cyo kuba barakeneye ku muhanda benshi bakajyana n'amashuri abafata ku myaka yabo isa nkaho itangiye kwegera hejuru usanga umukinnyi ukina imbere wese afite ubushobozi bwo kuba yakina iriya myanya yose yo ku murongo w'imbere wamukira ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo cyangwa ukamukira hagati abafite ubwo bushobozi kuko abakinnyi bakiniye ku muhanda ikintu kimwe baba bahuriyeho kwako ku muhanda nyine ukina aho bagushyize nta mitoreze ibihambaye birimo ni barafinya kandi ni Brazil na West Africa ntantu bitandukanye kwako bagira gukina ku muhanda cyane abajya muri academy ni bake cyane kuko nibwo bitangiye kuza abakinnyi benshi bakuriye muri iyo system bakajya muri rwo gukina Burayi usanga bagenda bagakora ubuvugizi muri amakipe bakiniye za Juventus ande amakipe akomeye afite ama academy aza gutwara abakinnyi kugira ngo abacishe mu bihugu byo muri Europe de l'Est za Norvège na zande kujya bazaje mu ma equipe akomeye hafi harimo amasezerano ku ma equipe atandukanye ariko ikintu bahuriraho ni kimwe niho umukinnyi ari utayizamu cyase kina mu bimbere imyanya itatu yose y'imbere abasha kuyigerageza kandi apari ibyo ngibyo Watara n'umukinnyi ubona ko ari umukozi yirukanka kuri ku mupira kuko APR tuvugisha ukuri ntabwo ifite mediane ishobora kuba yahaza abakinnyi bari imbere ngo ibahe imipira mu buryo buhoraho ku buryo badakenera kugaruka usanga umukinnyi ukina ari imbere utiteguye kuza gufasha birangira kenshi umutoza amusimbuje ariko Watara afite iyo akretiri ku rwego rwo hejuru aragaruka inyuma agafasha ashobora gutwara umupira azi gucenga yatsindisha umutwe atanga amasantre nabako ni umukinnyi w'ikompure kuri izi challenge zo muri championnat y'u Rwanda usanga ko tudafite baba mediateur baba createur ku buryo akugezaho umupira uhagaze ahubwo bisaba kujya kwishakira. Muri iyi minsi rero ntekereza n'umuntu umubwiye ngo Rayon Sport ibereyemo ibirarane umukinnyi ibereyemo ikirarane umutoza sinkuru yamutungura ni nkuko nawe aracyari nanjye kiracyarimo cyangwa baguhambere kugira ngo ugire morale yo gutangaza just joking wasiwa mwamburo icyo nari ngiye kuvuga ahantu hambere ikipe ya Rayon Sport ikura amafaranga mbere na mbere ari mu bafatanyabikorwa ubaka kanya tugeze kuri level yuko niba ikipe ya Rayon Sport ishobora gukenera miliyari n'igice n'urugero ku mwaka utugeze kuri level yuko byibuza miliyoni 400-500 zishobora kuva muri abo bafatanyabikorwa hanyuma tugasigara turwana no gukora ibindi bikorwa bishobora kwinjiriza ikipe ya Rayon Sport amafaranga. Icyambere harimo gukora umunsi wo kumurika abakinnyi nabyo bishobora kuzana amafaranga harimo n'izo recette nyine zigomba kuva ku kibuga nacyo ni ikindi gikorwa gishobora kwinjiza amafaranga. Ibyo byose rero ikipe harahiri kuva hari nahiri mirajya nk'iyi komite ifite ikipe ya Rayon Sport igituma abakinnyi bakifitiye icyizere binjiye mu ikipe abakinnyi bari bafite ibirarane by'amezi atatu yego ibyo byose babikuye mu nzira iryo sideni ryabarebaga kuko so batangiye umwaka w'imikino ariko kuko baje muri Rayon Sport nyine bagombaga kubikemura ibyo birasobanura ko kuri budget y'amafaranga bari bazanye hari retari bagize iyo gukoramo kugira ngo babanze bakemure ibyo basanze bitangirira ibyabo. Niyo mpamvu rero abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport umuntu waguhaye amafaranga y'amezi atatu ubu hagezemo abiri hari uwo wabonye ari kwiterera hejuru mu myitozo bari bishimye cyane wonaga hari wabonye ari kwiterera hejuru bameze neza na prime zose for now haba prime ya Etincelle haba prime ya match ya Mukura bazikenyeriyeho binjiye muri camp buri wese aseka nta kibazo na kimwe bafite kandi ayo mafaranga si amafaranga makeya baba barimo barakorera nkana kumenyesha ko n'iminsi igiye kuza nabwo bigiye kwiyongera
ikiza gihari Rayon Sport igiye kwakira match nyinshi muri minsi iri kuza muri zanzira nakubwiraga igomba gukuramo amafaranga harimo izo recette nyine ayo mafaranga agomba kuva ku kibuga izo match zigiye kuba match irenze imwe bizanagenda neza ni nayo mpamvu abakinnyi bagifitiye icyizere ubuyobozi ni nayo mpamvu rero ibyo nta kintu na kimwe kiri buze gukoma mu nkokora umukinnyi wese w'ikipe ya Rayon Sport ndakwibutsa ko sezo ya 2018-2019 Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona harimo kwezi kumwe batarabahemba bakubahembye nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona wow Keve byarabizi Omar Nyingi najya kumubaza zamusobanurira uko bigenda muri Rayon Sport umutoza w'ikipe ya Rayon Sport n'umuntu usanzwe uzi Rayon Sport yatwaranye nayo Peace Cup ya 2023 azakubwira uko bigenda nyine muri Rayon Sport bimeze bityo niyo mpamvu rero uri muri Rayon Sport wese arayizi kuko yagize amahirwe yo guhura n'abantu basanzwe bayizi niba ufite safe sanzwe uzi Rayon Sport ukagira Serumogo wari imazemo uwo mwaka asanzwe azi Rayon Sport ufite bugingo ni ibintu bisanzwe bizwi ku buryo ni ikibazo ariko ukirimo afite icyizere kuko azi uko bigenda muri Rayon Sport mbere ko mbarekura ndabanza nibutsa abafana uko bagura amatike nabonye benshi babitubaza kuko ntabwo yari ya tike bakoresheje muri semifinals ntabwo ari kakanyenyeri ka uridi gasanzwe ni kode yatangajwe na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ugura tike mu byumve neza abafana b'umupira w'amaguru bashaka kujya muri stade Amahoro kureba derby mu byumve neza urakanda kanyenyeri 513 urwego mbisubiremo akanyenyeri 513 urwego reka mbikore ndebe ko biri kugenda neza 513 urwego akanyenyeri 513 urwego charging request charge threshold queue size reached ko byanze ko nta kintu bama akanyenyeri 513 niba ariko kugura amatike rero ubwo nibandenganye nari mbivuze ariko hari nukomeza kugerageza ubwo ni volume y'abantu bari kugura biremeye katurebe yego ukande nganze ku cyongereza English agira ngo verify ndebe birakunze Safari Basket Nyandungu Ikopa Kamahoro Stadium Amahoro Stadium niho winjira katurebe nk'iya derby niyo ku Mahoro ubwo uguriye uyu munsi urajya kuri Kigali Pere iby'uyu munsi ugura ibyejo kuri finale uragura Amahoro Stadium Amahoro Stadium nanjye reka njye mu Mahoro ndebe yego Ferwafa Peace Cup Final Games akunda bona byoroshye biroroshye rwose biroroshye pe Final Games hari barayimpaye lower ball 2,000 upper ball y'igihumbi akaza na VVIP 50,000 izo ziri muri system ayamfashe ndo umunyamakuru ariko ubwo nyine oya ariko gura nka upper ball ugurira nk'amaziki ugurira umuntu abantu banjye se tuziranye benshi Lorenzo ari umuntu mushobora gura hano hanze akubwira ati gira wenda sinzi nimba byakunze ubu ngubu ejo abafana biri batubaza nimugoroba kuva mu masaha tangiye biri bampamagara ayo muri VIP yose ntago bashyiragamo 1,200 gusa sinzi nimba ubu 50 irimo ndayibona 50 irimo 50 ni VVIP 50 ndayibona Skybox iyo ni VVIP bura wasanga bari kuzirezerivira abantu baragenda bazirekura gake gake iyo ari match ikomeye cyane urabiswa bigenza hari amatike bahisha ariko ubwo n'abantu bagire bakomeze babe vizira cyane uyu munsi irabera Pele Reyo equipe ya Police Women iracyana Kamonyi isa 12 haraba habanje match y'abagabo ya Police FC na Mukura ubwo abagura inyamirambo muhagure abagura kuri stade Amahoro muhagure mujye kora umupira hanyuma jangwa gira ikintu cyane mutangariza abafana b'ikipe ya PFC bahamagara kuza gufana ikipe yabo ntekeza ko mukeneye abafana cyane nibaza yuko abafana bo barabizi rero si no kubahamagara gusa iyi sezo twabanye nabo babaye nyuma ya equipe mu ngendo zo mu ntara muri Kigali ahantu hose bari bahari Wasiri hari akantu yaravuze ngo ikipe irimo irava ku ntambwe imwe ijya ku yindi ariko iyo byanagije neza ubona ari byo ubona ko yavuye no ku bururu bw'ikirere geze ku bururu bwa bike Wasiri yo jezi niyo mwambaraga kera niba nabo izo jezi baba zifite ziriho ubwo bururu so rero cyo nababwira abafana ba Peri bazaza ari benshi ku munsi w'ejo nzabashyira igikombe hamwe baba bicaye nyuma yo kugitanga zazamuka njye gusereburana nabo rwose niba humure nzakiba kurya ifoto y'ibintu byagenze ejo kuri amashati yawe Made in Rwanda y'umweru Afande CDS General Haji Mbaraka Muganga Afande Alex Afande Akos Nyakarundi Afande Deo Chairman wa APR ndekeho Wasiri navuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nijoro
harimo conflict cyane mu bijyanye no gucuruza n'icyo amakipe azabona mu gihe kuri revenue zaboneka kuri stade. Abayobozi ba Rayon Sport yewe n'aba PRFC bari basabye ko bahabwa 50% y'amafaranga aracuruzwa kuri stade, ariko icyo abayobozi ba Rayon Sport bambwiye ko inama bakoranye na federation babisaba abayimwe amafaranga bayimwe. Umbwira icyo bitekerezaho, kuko baravuga ngo derbiyo yabereye muri stade Amahoro ntabwo wabonamo miliyoni nk'ijana. Nitwe twakinnye, abafana n'abacu, ubwo ndavuga amakipe yombi. Ni gute ku bintu byose twatakaje muri sezo wacuruza miliyoni 100 kuzamura, ugatanga igikombe cya miliyoni 15, bakavuga ngo oya gikombe mwaragiteguye, azahembwa mwarateguye, muzane 50%, musigane 50% tugabane. Ariko ngo byarangiye abayobozi ba federation babyanze. Nicyo bitekerezaho kuri izi revenue zo kuri stade. Icyambere ni logique yumvikana cyane. Iki gikombe cy'amahoro gitangira, se Ferwafa niyo yakiraga imikino. Gikombe gitangira n'amaklub. Iki gikombe kimwe na shampiyona, aka kanya mu Rwanda umupira w'amaguru urimo urahenda amakipe. Nureba muri Club Jangwani ari kuvugira, bageze kuri level yo guhemba umuntu $8,000 $8,000. $8,000. Rayon Sport mu bushobozi bwayo butari bwinshi kugira ngo igendere kuri iyo speed turimo turavuga, igeze kuri level yaho irimo iraspendinga miliyoni zirenga 50 irimo irahemba abakinnyi. Si miliyoni 50 zo guhemba abakinnyi gusa, harimo ko abakinnyi bakora rokari. Byongeye rokare ya finali ntago ari rokare ya 1/2, sina rokare ya 1/4. Aho abakinnyi babaga harahinduka, iminsi bahamaraga irahinduka, prime abakinnyi bari buze gukorera nayo iri buze guhita izamuka. None uwo muntu ugiye gucuruza, wowe ugiye kumucuruza, nta kintu ari buze kubona. Rucabana erega finali apari yuko ibaye match imwe, nibiba byiza ahubwo noneho niba bitangiye kugenda gutyo bibave mu biganza tujye dukina finale ebyiri, imwe yakire match imwe n'indi yakire indi match, bikomeze nkuko byari bimeze muri 1/2. Niba ibintu byoroshye finale igiye kuba match imwe, ibyo birasobanura ko amaso ya buri muntu yose ari kuri iyo finale. Nta muntu uri buze gusiba uwo mukino, abantu bose bari buze kuza. Amakipe yakoze ibishoboka byose, arwana intambara ishoboka, ashyiramo ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo agere kuri finale. Finale zingabonye za Rayon Sport na APR ni nkeya. Umwaka ushize n'ibyanze byaranze. Finale yari ya twirukaga kwibona nyine kuri ya Polisi na Bugesera. Twirukaga kwibona nyine kuri muri 2023. Ferwa afite ikintu mufite kucyumva. Umupira w'amaguru mu rwego ruhagarariye aya maklebe ari marakina muri Ferwafa, kuko hari aya maklebe, kandi ntabwo twavuga ko Ferwafa ikennye. budget y'inteko rusange ni miliyoni 60. budget y'inteko rusange makakanye miliyoni 50. Ibaze by'ubwabyo byonyine no kumva aya maklebe abiragiye guhura, ikintu arimo arasaba kiroroshye. Tugeze mu mpera za sezo, aha budget wateguye ibirimo irarangira. Budget wateguye irimo irarangira. By'ubwabyo nka UEFA Champions League yo buri faze urenze hari amafaranga baguha. Ubu twakabaye turimo turabara kugira ngo tutagira icyo tubasaba, ngaho ni mutworohereza. Ugeze 1/8 ni yandikirwe miliyoni 10. Nugera 1/4 bakongera izindi 8 zuko warenze icyo 1/4. 1/2 numara kuhagera ubu ufite amafaranga wandikiwe, ngaho nitugere finale urebe ko ari icyo tubasaba. Ariko ikipe irimo irapandisha ubuzima bya buri kanya bimaze ikize kwitabira icyo gikombe. Niba bigeze hahandi kuri finali, hahandi ari buze kuboneka umusaruro mbumbe, hahandi mukeneye nyine isi yose igomba kureba, bikarangira ikipe nta kintu irimo iracyura mu rugo, ibyo birunganira iki? Ikipe igeze finali ikabura igikombe cya shampiyona, nta n'igihumbi ibona. Oya ugeze finali hari amafaranga ya kabiri, hari amafaranga ihabwa, ariko ifite amafaranga ihabwa. Ariko Jangwa abantu nibatekere amaklebe yasabaga ibintu bibiri, bavuga ngo icyambere niba mugomba kwishyura izi match turafata 50% kwa maklebe abiri, ubwo ni APR na Rayon twigabane, hanyuma mwe musigane 50% federation. Bumvaga abayobozi bumvaga biri fair, Ferwafa byanga. Proposal ya kabiri,
nimuzamura amafaranga ahembwa ekipe ya mbere n'iya kabiri kuko muri expecting amafaranga menshi muri revenues, muzamura igihembo kive kuri miliyoni 15 zibe nka 25 30, iya kabiri niba ari nk'umunani zibe nka 15. Barabyanga. ese n'ibyo abaterankunga byose nabyo ni Ferwafa? Yego, proposal ya gatatu nirimo gucuruza match. Baravuga ngo mwaretse tukicururiza iyi match tukishyuriza niyo mutaduha amafaranga y'igihembo tukihemba. Ibyo byose byanzwe, ubu Ferwafa irishyuza bisanzwe, ihemba igihembo yateguye uko bisanzwe.